Yes, reka nongere ngo ikaze nizere kumeze neza gatanu kuri gatanu. Imana ikurinde, Imana igumane nawe. Hanyuma reka dukomeze tugende twumva stories zitandukanye zigenda zivugwa hano. Byagiye byandikwa cyangwa se bigenda biri trend mu myidagaduro. Iyo tuvuze imyidagaduro byose biba bivanga vande sport n'umuziki ndetse n'amakuru y'ibyo byamamare byose muri tse tugomba kubivuga kandi tukabivuga nta na kimwe duce ku ruhande. Wibuke subscribe muvande. Making a subscribe, kora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro bikugeraho gatanu kuri gatanu. Ikindi kandi uraza kumenya neza unasobanukirwa byinshi bigenda bivugwa cyane. So ndaza rero kuba ampera mu mukino, ni umukino y'abagore, ni umukobwa w'imyaka 16 ukinira ikipe y'igihugu ya Tanzania ubwo bakinanaga na Cameroon. Rero bakinaga na Cameroon y'abatarengeje imyaka 17 umukino urimo yararimo yanakinaga uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 16 rero yakitwe ko yaba ari umuhungu. Byabaye ngombwa ko bajya kumureba ibice bye byibanga basanga koko n'umukobwa. Amafoto ye uri kubona iyo foto benshi bavuze ati uyu ntaga umukobwa. Ewana kabisa, nanjye narebye foto ndavuga ni cyokoza umuntu utashidikanya nawe yaba afite ikibazo pe, yaba afite ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma rero hari n'abandi baje hano kuri Twitter baravuga bati ariko ntugakabye kweri, uyu n'umukobwa koko. Abo ni abantu benshi cyane. Abandi bati uyu si umukobwa rwose, bereye kubeshya kuko uyu nguyu yaba ari umuhungu ahubwo wihinduje. Ngaye nguko ni inkuru ikomeje kugenda ivugwaho. Barinze kujya mu rwambariro bamusubizayo, bohereza y'abasifuzi b'abagore baramureba basanga kuko n'umugore wujuje ibyangombwa. Nuko rero nibwo bemeye kuba yakomeza gukina umupira igihe rero bari bahuye n'ikipe ya Cameroon. Usibye rero uyu mukobwa ndetse ndayitangana muri Tanzania, nkubwire ko uwo bita uyu Harmonize akomeje kuba akora icyo bita amareshya mugeni. Arayakomeje aho yashyizeho tatu ya Kajara aherutse guha impano y'imodoka ebyiri. Benshi bakavuga bati cyo kuza uyu mugabo ashobora kuba azi gutereta, ariko gutereta bifite aho bihuriye n'ibikorwa bikomeye, aho udashobora gufata umuntu nka Kajara nguze umubwira ko umukunda gusa, ahubwo ukagaragaza ubushake ndetse n'ibikorwa nk'uko Harmonize akomeje kugenda abigenza. Harmonize rero akaba yamaje kwishyiraho tatu ifoto ya Kajara, aho yavuze yuko uyu mukobwa ari ubuzima bwe ndetse yumva mukunda cyane. Benshi bakavuga ati rero aya ni amareshya mugeni kuri uyu mugabo. So reka rero mite nanone nkubwira ko urukundo ruratoshye nkaho bahuye ejo. Ibyamare birimo Meddy Jolly na Lick Lick bifatanyije na Grace Bahati mu kwifuriza umugabo w'isabukuru y'amavuko. No kuvuga ngo hano ibintu bita urukundo bikomeje kugenda bivugwa cyane. Urukundo ruratoshye nkaho bahuye ejo. Ibyamare birimo Meddy rero Lick Lick ejo bakomeje kugenda begeranira cyane. Mu butumwa Grace Bahati yashyize hanze bw'amafoto yerekejwe n'amagambo meza yifurije isabukuru y'amavuko umugabo we Murekezi Pacifique baherutse gusezerana kubana karamata nasangiza abamukurikira ibihe bikomeye bikomeje kuranga ibyishimo. Yagize ati umunsi mwiza w'amavuko rukundo rwanjye, uri impano y'Imana n'icyubahiro kugira ngo nkube uruhande. N'amagambo menshi cyane. Meddy nawe ntago yacetse, yagize ati Pacifique umunsi mwiza w'amavuko muvandimwe, ubuntu bw'Imana bube kuri mwebwe uyu mwaka. Mutesi Jolly yagize ati umunsi mwiza w'amavuko Pacifique, umugisha kuri wowe nawe Lick Lick ati umunsi mwiza. Ni benshi bakomeje kugaragaza ko bifatanyije n'uyu muryango umaze amezi agera ku 9 aho bahamirije isezerano ryabo ryo kubana muri Nzeri 2021 mu birori by'agatangaza. Ni ibirori byiza bikomeje kugenda bivugisha benshi cyane. Rero akubwira ngo wowe amakuru yo abari menshi cyane. Ibirindi biri kuvugwa reka mite nsoreza hanze y'igihugu. Sonia Rolland ari gukorwaho iperereza ku nyubako ya $900,000 yahawe nk'impano. Arangije aragenda kubakira umuturirwa w'inzu. Benshi bakavuga bati rero ibi bintu ntago bibaho. Abandi bakavuga ati ariko hagiye ahabwa impano kandi nawe arakora.
So ni mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo hatangiye kumvikana amakuru y'uko Sonia Rolland ari gukorwaho iperereza mu byaha bishingiye ku mpano yahawe n'uwahoze ari perezida wa Gabon Omar Bongo. Ibi bije nyuma y'uko bashyizweho itsinda ry'abafaransa bakurikirana imva n'imvano y'imitungo itandukanye mu Bufaransa ifite aho ihuriye na Omar Bongo wahoze ari perezida wa Gabon. Muri Mutarama nibwo Sonia Rolland yari yitabye abazwa ku nyubako yahawe nk'impano mu mwaka wa 2023 bivugwa ko yari ivuye ku mitungo ya rubanda na ruswa mu gihugu cya Gabon. Amakuru avuga ko kuri uyu wa mbere tariki Gicurasi aribwo rero uyu Sonia Rolland yaje kwisobanura asobanura ibijyanye n'akayabo n'imiturirwa atunze aho yabivanye. Ni byinshi cyane biri kugenda bivugwa hano mu itangazamakuru, gusa reka ngushimire ukomeze ugira ibihe byiza. Nitwe MC Robert, wibuke gukora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro bitandukanye tugere kubigezaho 5 kuri 5. Ndahari ndabaye, Imana ibarinde.